Hello guys, welcome back to our YouTube channel MT1 Show. So guys, umunsi uko mubibona turi ahantu uko mubona naha hose. Guys, na ahantu heza muri Gents Comedy. Turi kumwe n'umunyarwenya wacu. Reka tangira twibwira umeze te? Murakoze cyane. Nitwa Kepa Nyirudushya. Kepa Nyirudushya. Umeze te? Meze neza. Nyirudushya biraguse ni Nyirudushya. Oya. Izina ni ryo muntu. Oya biterwa n'ibikorwa. Ibihe bikorwa se? Oya ariko nigira n'udushya twinshi kabisa umva watwemeje rwo. Watwemeje umunsi wakoze performance nziza. Nyine bisaba gukomeza nyine abantu ukabamenyereza kubaha ibintu biri kuri level yo hejuru kugira ngo bazagaruke. Gusa se bira bintu murabirepeta cyangwa n'ibintu nyine cyangwa birizana. Turabirepeta tukanabitegura uretse ko abantu bataba babizi. Bataba babizi ariko mukora practice yabyo. So Kepa, uyu munsi show yari imeze ite? Yari imeze neza. Gens isanzwe bariko kuri ino shuro noneho yakomye bya danje. Gute se? Nyine urareba haje abantu benshi navuga yuko baza gake. Nyine turabamenyereye ariko baza gake. Noneho ikindi nabwo twasekeje abantu ku kigero navuga kiza nyine twishimira. Ese ngiye cyose masiko ntabwo mama mufite kubera guhagarara imbere y'abari abantu ntago ari ibintu biri easy ntabwo mama mwumva mufite nyene. Turabugira ahubwo nyine no witeka. No njabo niyo ugiye utangira show ati mbaze dusenge urabaza ugasenga kubera icyo ukora kari akantu ko gusenga. Nyine ubaye umunyarwenya ntusenge wajyushye byagora. None byaba bifite aho bihuriye gusenga no gusetsa. Birafite cyane kuko no mu ijuru tuzaba turirimba duhimbaza tunaseka. Urumva nyine tuzaba turi ku mwanya w'imbere abanyarwenya n'abaranga. Muri make utasenze ntabwo wize gushobora guperforminga neza. Nyine n'abadasenga barafairinga to. Hanyuma Kepa wamenye ute ko ufite impano yo gusetsa? Nabyiyumvisemo nyine to. Yego n'abandi barabimbwiraga ariko comedy yo y'umuntu ayiyumvamo. Wumvaga ibintu bikuri mu maraso. Bimeze bite natubwire. Bimeze bite. Nanjye wasaga ntamubona. Wasanga natwe tuyifite ariko tutazi ko tuyigira bimeze bite. Nyine iyo uyifite ukabona abandi bari kubikora uba wumva nawe wabikora. Nimba utabyiyumvamo ubwo ntayo. Njye nahita nkubaza ese ntimwibagirwa wavuze ko mutegura ubwo se ntabwo ushobora gutegura ibintu wagira kuri stage kubera ubwoba kubera abantu ugashiduka wabyibagiwe. Bibaho iyo utaramenyera bibaho cyane bikaba byatuma umunyarwenya ashya bakagira ngo n'ubuswa kandi nyine ari uko ataramenyera stage nyine ataragira na experience yo gukipinga ubwoba. Hanyuma umunsi wa mbere wawe kuri stage byari bimeze bite? Byari bimeze neza cyane. Icyo gihe hari kera ndabyibuka twakoreraga mu Rugando. Mu Rugando? Hanyuma wa approachinze ute bana banavuga ati ngewe mfite show zanjye nzatangiye nanjye ngiye kuza nkore performance hano bitangiye gute ubwira Meris umwereka ko ushoboye? Narabanje ndamuvugisha njya muri rehearsals ndakoma bampa stage. Urakoma? Hari akantu mukunda gukoresha ngo yahiye se n'ugushya mwe mwumva gushya nge sinjye mbisobanukirwa bimeze nka gute iyo muvuze ngo yahiye go kuri stage. Nyine niyo uteye burage ntibayiseke ukarinda uva ubona ko abantu batakwishimiye. Ubona batasetse hari abaza bameze gutya yavuye wawe yarwanye n'umugore wumva yaseka umuntu koko cyangwa bakakwirukana bakavuga ngo vaho ngo vaho ako ngiye mfite akabazo k'amatsiko. Hari igihe muri guperforminga murangiye bagatangira ngo momo amafaranga by'ukuri cyangwa baragatwiko nyine ku muntu kigende. Aya barado muri n'abakire rero kuko nabonye wowe uvaho abantu benshi momo yego bivuze ngo uyu munsi bagatubu. Yes. Oya wapo uyu munsi no nta kintu uyu munsi nta kintu. Ikirere cyari kimeze nabi uyu munsi ntabwo ubwo sinzi aho mwabikuye wabirose. Oya nabibonye cyangwa ashaka kukuremera ubwo wabirose. Ushaka kumuremera namuremera nta kibazo ahubwo nahirutse nawe ufata telefone ngo ugiye kumuremera. Sha birangira mubuze gutuva hano muri namba ku rwose. Ubwo mwabirose ntabyo. Oya twabonye abantu babivuga ariko mu by'ukuri hanyuma urasa mu by'ukuri nk'umuntu utinya kamera ariko iri guperforming imbere ntabwo ubibona gute wimanaginga kubikora kandi mbona ko usa nk'umuntu utinya kamera n'ubu ngubu biragaragara ko umuntu utamenyereye ibiki ntambona
urabona gutya byo nyine ukuntu kuri kamera uragaragara nk'umuntu utinya kamera ariko iyo uri guperforming imbere witonze mbese muri make nyine urumva iyo uri guperforming imbere nta nubwo uzi ko kamera zihari kuko target ni ugusetsa audience ntabwo ari ugusetsa abari muri kamera bazabireba kuri ariko ntekereza ko mbere kujya gutanga ibyishimo ngo kuba nyine wiyumvamo ibyishimo gukora igihe muvuga n'ibintu bimwe bidasekeje ubona nyine abantu barasetse bivuze ngo ni ibintu bidasekeje wabiseka turaseka pe turaseka nicyo cyatuzanye ntibibaho tuba twishe kugira ngo tuze guseka bivuze ngo nta bintu bidasekeje bijya birasetsa bisetsa ute bidasekeje iyo dutu umuntu abantu bagaseka buriya gutukana birasetsa iyo mudutuze tukanaseka munagutuka ngo ziba birasekeje ariko tugaseka reze muwamusekejwe n'iki wavuze ngo nta kintu kidasetsa gisetsa ahubwo twebwe mutubwire nyine nimba bidasekeje muwamusekejwe n'iki n'iki dusekeje niko kazi kaba katuzanye rega murakoze wakoze kubana natwe nagira ikintu abwira abafana gira ikintu ubwira abafana bakomeze badukunde kandi badukurikire yari Kefani udushya mubibona rero turi kumwe n'umutumirwa hano wacu njyewe nzi ni bande nta bindi bintu nzi ntimunambaze byinshi ahubwo watangira utwibwira ni batwebwe ni Trezor ngowe neza Trezor nta nubwo ari ryo narinzi ngowe neza muhirwa n'iryo rya gatatu muhirwa tirangana Sokora yitwa muhirwa cyane naje Sokora yitwa ni bande wewe oya gazi naje Sokora yitwa ni bande wawe yaracunguwe n'ibyo kabisa amena tugusanze ahantu muri Jen's Comedy ni ibyamamare gusa yes na hano hajyaza ibyamamare ukuyengera na Vicky abandi bose ko turi batatu icyamamare kuko kuba ufite n'izina ngo ni bande akanikine ngo ni bande indirimbo man ntago ari ryo none se ariko no baryitiriye indirimbo ni ya True Promises irimo abantu benshi kuki ari we baryitiriye akita ngo ni bande nyine bafite ishurirwa rindi bagize ariko indirimbo ni ya True Promises ni n'izina ry'indirimbo kugira rero ngo ujye kugira nickname no kubura umustar bivuze ngo kugira ngo ajye kwitirana ni bande bakwitira indirimbo no kuvuga ko byiburi iyo ndirimbo nyine ushobora ko ari wari ufite amapwe yose kurusha abandi ese buriya ni indirimbo izwi cyangwa ni njyeuzwe ni wowe ahubwo ni wowe tunyimenyekana ni wowe kuko iyo ni bande twayirebye dukurikiye wowe nkavuga ngo ni bande yabamamarije ni bande okay Trezor waje hano waje nawe kumva ubusa oya ntabwo naje kumva ubusa naje guseka kwishima ntabwo nakwishyura amafaranga yanjye ngo nje kumva ubusa ma guseka wasekaga iki ni ubusa bavugaga ugaseka ntabwo ari ubusa ma iyo bavugaga ubusa ntabwo twaga turi guseka bavugaga ibintu bituma twishima kuko akenshi iyo urebye bavuze ikintu kiri seri ntabwo duseka ahubwo duseka kubera ko bavuze ibintu biri seri buriya wowe ubifata nk'ibihe nka kuri ahagiye hari nk'umuntu wenda agatangira akabwiriza none twari kuba twataje kuriya umushumba nawe ari kubwiriza kuki ajya abwiriza ijambo gusa ngo ugenda ngo uzatange ujye gutanga ibiki ariko bazanye nk'ikintu gisekeje umuntu aratukana ngo ziba tugaseka ngo ziba guys umuntu yabwira ikintu ngo ibintu biri aho by'ibisitari twaje guseka harimo abavuga ubusa ariko ntabwo nubwo busa tubufata twe duseka nyine biri ngombwa bidushimishije ariko hari kameme harimo ibintu nk'abakristo tutapfa guseka ese undi guseka bifasha iki mu buzima ntawe bavuga yuko guseka iyo ukomeje guseka cyane imyaka ibiri kwiyongera so nanjye mba naje kugira ngo nseke wenda niba nari mfite kuba imyaka 100 nzabe wenda nk'150 none se nkawe nka nibande uremera ko guseka byongera imyaka yo kubaho cyane rwose n'abataraza guseka muzaze guseka byanditse he tugendeye mu Bible byanditse mu Bible iyo bakubwiraga ngo umukobwa ntakubura nijoro byanditse he yari imico kandi ntago bibaho nibyo ni ibintu rero basizeho birafatwa nkuko wambaye ipantaro ntago ari umuco guys ni banda ransebeje ntago ari umuco kandi ngende imisi umuco urumva atandaburije uyu ni Miss Culture ahubwo uvuga ngo akwiciye izina nishaka mwibere njye wambaye ikanzu ntago nshaka kumusebya ariko Miss Culture wambaye ipantaro w'umunyamurenge turi abanyamurenge habe nawe uri kutureba uri umunyamurenge nese kazi nari kuza guseka nkuko yabivuze ngo tuba twaje guseka kaza no kubisemo ugakenyera mama ukambara igitenge byagorana
cya gipande cyo hejuru baza bagira uko banza ukagosora oya gazi byoza kugorana kabisa kuko iyo se ugomba kwirekura baza kwirekura wakubita gutyo urupanda wakubita gutya ntibibaho byo rwose ntabwo ariko guseka no kongera imyaka nibyo kabisa no n'abantu babona bagiye gusaza ahubwo batangire baza muri Genesis kugira ngo imyaka yawe yo kubaho yiyongere cyane rwose papa muramubyumva sinzi impamvu mwemera gusaza muze museke imyaka yanyu yo kubaho hanyuma Trezor wamenyekanye cyane amenyekana mu ndirimbo Ni bande? ese indirimbo ni wowe yihimbye indirimbo baragoye ngo utere byagenze ute kuko niwe wamenyekanye cyane mu ndirimbo njye ni nawe nzi indirimbo ni ya Ministeri ya True Promises Ministries yahimbwe na Mubogora Desire ni nawe wayanditse niwe wayikoreye arrangements njyewe nta musada n'umwe nayitanzeho sibye kuyima na biriya byose nari ndi kuyobora ni Mubogora wambwiye kubikora njyaho mfite akabazo k'amatsiko wararirimbye none uranabyina none nsigara nibaza se Trezor yaba ari n'umubyinnyi no mu buzima busanzwe kuko hari dance iteye okay mu buzima busanzwe nkunda kubyina ariko ntago mbizi kuvuga ngo biriya byose mba ndi kubyina imbere birizana tu ngera kuri stage bigahita biza ni ikigaragara ko ubizi kubera ko umuntu utabizi nta nubwo yamenya ahubwo ni ihishurirwa ry'umwuka w'Imana kuko ntabizi buri Imana igitanga no kubyina se cyane Imana nta kidatanga yego buriya cyagiye Kristo Yesu yasubiye mu ijuru Imana yaramurebye none ibonazanye imbaraga zo gukiza abantu ibimuga ibiki irangije iramubwira ati hano mu ijuru nta bimuga bihari nguje kubikiza none Trezor ni bande ikintu abantu bamuzaza hwera gazi tumishinga Senegal arahote umushumba wese nari kubabwira mushumba nuko yivanzemo nawe ikintu tumuzi ntabwenge agira cyane agira ubwenge buke cyane niho iraho nuko Imana ibwira Yesu tizambaraga reka tuzohereze mu isi niho bazikeneye niyo mpamvu Kristo yagiye mu ijuru akavuga ngo ndagiye ariko simbasize mwenyine nzabareza umwuka wera rero yazanye n'ibintu byose dukeneye twifuza hano ku isi harimo n'ishurirwa ryo kubyina ryo kuririmba buri byo turirimba hariya ntabwo byo tuba twaripese gusa ariko banza uwo mwuka wera twese taratugeramo kuko abantu batagira impano niba utarakugeramo turakese oya nimba utagira impano none se kuvuze ngo umwuka wera yaraje azana ibintu byose ubwo umuntu udafite impano bivuze ko umwuka wera ataramugeramo udafite impano afite ikindi afite ntacyo dufite nta mpano ugira hariyo wiyiziho nivuga ko nta bantu umwuka wera ataragera oya reka tureke kujya kure n'ibingibi muri gukora byonyine n'Imana yego kuba umunyamakuru ntabwo ari ibintu byoroshye hanyuma se hari indirimbo waba warakoze cyangwa n'iriya gusa twakumenyemo muri ni bande cyangwa hari izindi za gukora hari indirimbo nyinshi nakoze ariko nta performingemo wenda nagiye ntangaho ama idea arrangements kwandika nubwo ntabizi cyane ariko izanjye nazo ziri mu nzira vuba cyane ni nabyo byatumye nza hano mu Rwanda cyane nibyo ndimo gukora vuba cyane abakunzi banjye barabibona kuri platform ni nayo mpamvu ntarafungura any platform yo gushyiraho indirimbo zanjye like YouTube vuba cyane ndabikora turabafana bawe sansa nanjye ndabakunda cyane Trezor wakoze kubana natwe wakoze kuza guseka hama rero abandi bataraseka nagira inama ntoya yatanga ku rubyiruko bijyanye ku buririmbyi cyangwa se ku bintu byo gukorera Imana even no kuri ibingibi byo kwisha kuko ari umuntu ushobora kubwira ngo wagiye guseka cyangwa umuntu yabona akavuga ati ni gute ni bande no guseka kumva nyine ni ibintu bidahuye nyine kuko abantu bagira mentalite zo kumva ko nimba uri umukozi w'Imana ibingibi byo guseka bitakureba so ni iki wababwira okay abantu batekereza gutyo navuga yuko ari idini rikiri mu bantu sene nturenga ngwino ko baraguhamagara ngo ntugende umushumba yagize umutwe mu nimutabona interview ya Senegal kuri iyi channel muzomenye ko ari umurozi na nyina zaruka nyina zobagira inkuru inama rero ntanga kugira ngo Senegal nawe ahita tuganiriza ririya ni idini abantu bavuga yuko guseka bitari mu muco wa Gikristo hanyuma icyanyuma mbabwira hari ijambo ry'Imana rivuga ngo mukorere Imana mu minsi y'ubusore bwanyu kwa ngo turacyari batoya iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera uvuga ngo